kumubaza uko ameze yahise ambwira ngo mutongo mbabarira ngo Benita birarangiye. Nahise mvuga atari ku Mana hari igihe nawe utumva wirengagiza ukuntu twavuganye turi gusenga aka kanya koko urabyemeye ko atagenda ubu ngira ngo ujye nsengera ngo mu masengesho ujye nsengera data mama Moise na papa na mama ko bazankorera ubukwe nk'ubwo ngo nk'ubwo bakoreye Bea ariko njye burenzeho ngo njye nsengera ngo data mama Moise ngaza Imana izamuha uburame ariko Benita niwe ugiye mbere wanjye. Ibyo Mulisa yavuze yajyaga ambwira ati shanga nuko azapfa ntaye nakora ubukwe atuzanumurire papa azatumira abatare nawe utumira abacyaba. Hayiga Benita kamubwira Benita ndi gukura mwana wanjye ntabwo nkiri muto atari ko ntabwo uzageze icyo gihe warashaje aterega n'ivuba ariko muri ke mbabwire ndababaye Benita Imana izagutuza hejuru. Abasore nanjye banira agahinda bavuga amarangamutima ya mugenzi wabo ntawe bitakora ku mutima kereka utari umwembe utari umubyeyi wabyaye sibyo. Ariko noneho basore nkunda muzazirikane igitabo cy'umubwiriza. noneho maze kuyabura mpamagara undi musaza wanjye dukurikirana nawe ntiyamfata. Nta wundi muntu natekereje yari Benita ko mama telefone ye ntabwo yari iri gucamo. Arambwira ngo nsigaranye ibihumbi 5 gusa kuri telefone ngo ariko ngo nta kibazo reka ngo 500 ko n'ubundi nari kuyagura mega ndaza kuvugisha ningera mu rugo. Ndamugatoya bireke ndikubona Dana mpamagaye kubera ko arabizi. Arambwira ati niba ari Dana guhamagaye hita umwitaba umubwire ko utarayabona. Ndamwitaba ndamubwira ati Dana mfite ikibazo arayama. Nkigera mu rugo arambwira ati nuyabura unakomeza umpamagare. Nkigera mu rugo ndamuhamagara ndamubwira ati Benita amafaranga nayabonye nanageze mu rugo. Mpita mbona stati ko yajyaga ajyana na tati mbere gusenga. Mpita mbona stati ndamubwira se Beni ahantu kuri Nazare ngo yego. Numbuye ibihe byo kujya gusenga uzambwire tuzajyana. Arambwira ati kwa kabiri nuva ku ishuri nzakugurira amata noneho nujya gutaha uzatahire mu nzira kuri stade tuzahura ufite imbaraga tujye gusenga. Ubwo twabivuganyeho saa 10 n'igice saa 10 n'igice ndaryama ngiye kubona mbona telefone impamagaye nimugoroba matambwira ngo Benita akoze accident. Ndangije mbwira mama ndavuga ati mama ni Benita neza uri kuvuga ngo yego. Gatoya Benita tumaze kuvugana mu kanya ntabwo yabakoze accident. Amarambwira ngo yego ngo ndi mu kazi ngo ariko ngiye kumugeraho ndahita nkubwira uko nabimeze. Aravuze ati Mana udufashe ntibe ari ibintu bikomeye pe uca inzira. Ariko Uwiteka we wanze kumva amasengesho yacu. Uwiteka we waraduhemukiye ni ukuri ntabwo wari bakwiye kumujyana. Mama nakomeje kumubaza nijye mu telefone yahoraga isona mama nakajya ambwira ngo humura yewe ngaramera neza ariko mama nawe nubwo yari afite akamamagara agaceceka ndabyibuka papa yavuye mu rugo ntiyatubwira ahantu agiye aratubwira ngo gusa ngo ndaje ngiye kwa muganga ariko kubera pressure nari ndi guha mama buri kanya ngo ndi kumubaza uko ameze yahise ambwira ngo mutongo mbabarira ngo Benita birarangiye.
nahise mvuga atari ku Mana, hari igihe nawe utumva wirengagiza ukuntu twavuganye turi gusenga aka kanya, koko urabyemeye ko atagenda ubu? Tabaga ati Mana, ahari wirengagije gusenga kwacu, ariko icyiza ni uko yarasigaye afite ibihe nawe, mwamusigaye mufitanye ubusabane. Rero reka ikintu namuvugaho, agiye afite urukundo, agiye afite urukundo pe. Abana biganye muri gase barabizi, nta nkuru mbi yanditse ku ishuri, nta nkuru mbi yanditse ku ishuri. Ni ikigo twatahaga bwije, ariko niba twatahaga bwije twese twatahaga dutahira mu rugo. Ni wa mwana utagendaga mu kigare, abantu barababanaga barabizi, ntabwo twigeze tugendera mu kigare pe. Benita n'abashuti be bamuvugaho ibyiza gusa, ariko icyo dushimira Imana, yego Imana yadutereranye akanya gato, ariko icyo twashimira Imana nuko agiye basi afitanye amateka meza n'Imana, agiye asenga. Niyo muntu wambwiye ati Nelly, kwa kabiri saa 9 njye ntuzatahire mu rugo, ariko utasa 8 n'igice uzareke nzakugurira amata, uzareke nzakugurira amata, ariko tujyane gusenga. Ntabwo turara yuko ntabwo abona ukuntu bibwira Shanga ngo araye gusenga, ko ntabwo Shanga yabyumva, ariko uzihangane uze dutaha kare, dutaha saa 1, uze tujyane gusenga. Ibyo byonyine ubusabane yagiraga n'Imana, Imana ibyumve, imuhe iruhuko ridashira. Kandi ikindi nitwihangane dukomere, kuko agiye aheza. Ijuru ryamukunze kuturusha. muri Yesaya niho bavuga ngo Uwiteka yamukije ibyago by'ahazaza, yabonye isi turimo nk'urubyiruko, wenda aravuga ati reka imujyane mbere imukize ibi byago biri kuba by'iki gihe. Ikindi navuga, Benita, ndagukunda, ndagukunda, ndagukunda nawe. Ikindi navuga, Imana ibahe umugisha nkaje. Reka tumubwire gakomere nawe, dusabe Mulisa nawe aze tugezeho ubuhamya yateguye. Muraho, nanjye nitwa Mulisa. Benita yari inshuti yanjye. Benita ijoro ryo kuwa gatatu yari ari kuva mu kazi, arampamagara arambwira se ko namwanze, ko twari tumaze iminsi tutavugana. Arambwira ntabwo nakwanze. Arangije arambwira ngo ngiye gufata moto ngo ngende mu rugo, ngo hari ibintu byinshi nshaka kukubwira. Ndamubwira ati ayo mafaranga rero ugiye gufata moto, kuko twakundaga kurya ibiraha, ayo mafaranga yo gutega moto yareke tuzayarya ibiraha. Arangije atambwira ngo oya, ngo nasize tantine Bea umwana atameze neza, reka ngende njye kumureba ubwo turavuga. Arangije ndamubwira nta kibazo. Mama nibwo yaduhamagaye ari kutubwira ngo Benita akoze impanuka. Ariko mu gukupa, kuko twakundaga abatuzi, twakundaga kwitana ba sheri kuzine, maze noneho ari kumbwira ngo sheri kuzine ndagukunda. Ambwira se ko uri kumbwira ngo urankunda, wagira ngo ugiye gupfa. Maze ndangije turicara, mama nibwo yatubwiye ngo Benita arapfuye. Ako kanya ntabwo twabwiye mama, wasanga yagiye muri koma, murebe neza. Ariko Mana yanjye, nta kindi navuga kuri Benita.
Benita yari yicaye umunsi umwe arambwira ngo njye nsengera ngo mu masengesho njya nsengera dada mama Moise na papa na mama ngo bazankorera ubukwe ubwo ngo nk'ubwo bakoreye Bea ariko njye burenzeho ngo njye nsengera ngo dada mama Moise ngaza Imana izamuha uburame ariko Benita niwe ugiye mbere akibona kariya kazi yarambwiye ngo wowe na tate ngo na Jigrare ngo aya mafaranga ya mbere ngo nimwe muzayaryaho ariko Benita yari afite byinshi byo kumbwira ndumva nta kindi narenzaho Imana imura uko bidashira Benita ndagukunda shiri kuzina arakoze kandi akomere nawe reka dusabe abantu bose bafite gahunda yo kuza kuvuga kugira ngo banyegere hano reka dusabe abakoranaga nawe tubahe uyu mwanya baza ariko n'abandi bashaka kuvuga bose banyegere kugira ngo mfate lisite ntugenda ndeba bansanga abandi bashuje yanjye kuva imyaka 2 irashira asoza secondaire akora ikizamini cya leta aratsinda turabyishimira nyuma yaho hari amahugurwa tugira duha urubyiruko rusoje secondaire tuba dushaka ko bajya kwiga kaminuza nibura bari mu kazi kajyanye n'ibyo bize ayo mahugurwa yakoze neza ayitwaramo neza ariyo mpamvu mwumvishe ko yari yarahawe umurimo uwo murimo rero bari muri urwo rugendo rwo kugira ngo nibura bimufashe hakiri kare atangire kwiga kaminuza yiteje imbere abandi bose nk'uko muzi ko igihugu cyacu gishishikajwe imbere no kubakira ku murimo kandi biciye mu myuga n'ubumenyingiro ntabwo rero yaduhiriye twese ku rwego rwa kampani ku rwego rw'umuryango ku rwego rw'inshuti Benita kumuvuga mwababyeyi mwe muri aha urubyiruko abavandimwe aba bose bandi imbere hari n'abandi badahari bakoranaga nawe yitabye Imana atandukanye n'uyu mufashe ku rutugu nawe uko babivuze ko yateze moto uyu niwe wamubwiye bageze kuri gare ya Rubavu aramubwira ati ayo mafaranga utegesha moto wayihoreye ukigendera n'amaguru ko ari hafi uyu ngataha mu makoro Benita nawe agatahana aramubwira ati wabyihora ati oya ndumva ntameze neza ariko yaririwe ku rusengero yakoze igitondo nyuma saa sita ajya ku rusengero rero uyu amaze kubimubwira umwana afata moto avuga ati ndumva ntameze neza reka nifatire akamoto yafashe moto kuko nk'uko mwabyumvishe nk'uko murimo mubyumva
ntabwo nyine Imana yahisemo ko akomeza kuba uwacu ahubwo yamukunze kuturusha. Hari icyo nshaka kubabwira rero kuri Benita gikomeye. Hari ibyo tuvuga wenda abantu bakagira ngo turivugira, ariko Benita ari umukobwa mwiza udashidikanywaho, waba mushidikanya wose uwanjye ntabwo turi kumwe. Yewe menyana nawe njya ngira ukuntu mbagira inama nk'abana, ndabaruta, ariko maze imyaka 8 nikorera, kandi ibyo nkora mbihuriramo n'urubyiruko cyane. Bivuga ngo mu nama nabagiraga, mu buryo navuganaga nabo, byari ukubatoza kwitonda, kwiyubaha, kwiyitaho no kumenya kwishakamo ibisubizo hakiri kare. Nkababwira mwiza umwuga mwiza, ariko mwirinde gukomeza kugora ababyeyi mubasaba 1000, umusatsi, telefone, amayinite. Oya, muze mbigisha uko byashoboka hakiri kare. Namuhembye igihembo cyo kujya gusura parike y'Akagera mu kwezi kwa 12 twitegura Noheli na Bonane. Abenshi murabizi. Kubimuhemba yari kumwe na bagenzi be, harimo n'uyu nguyu. Nuko yaranshimishije pe. Ndagira nongere mbabwire ko Benita yitabye Imana. Uyu musore uri imbere yanyu we wari umuyobozi wabo ku ishami rya Rubavu, dufite irindi Musanze, tukagira na Kigali na Nyagatare na Rusizi. Uyu niwe wabayoboraga Rubavu. Ndagira mbabwire ko Benita yitabye Imana, naramaze kudecidinga ko ari ugomba kongereza uyu nguyu. Rero twavuga byinshi, twavuga Benita bukira. Benita jewe ahantu yabaga Musanze, nanjye niho mbiyo naje yo kombe Kigali, ariko najyaga mubona agenda wenyine n'amaguru. Ndumva yarabaga za Karisimbi abahazi. Nkamucaho ariko ntambone, akava mu masomo nkahura nawe ariko ntambone. Ariko mu buryo namubonagamo bwose yari umwana wari ufite icyizere, wa mwana igihugu gishaka, wa mukobwa w'umunyarwandakazi rwose ubona ukamureba mu jisho, ukamureba mu byo akora, ukamureba mu byo avuga, imyitwarire, kwita ku murimo. Ntabwo yagishwaga inama, yakoraga n'ibirenze ibyo wamubwiye. Narababaye, ndacyababaye, naranarize ndi umuntu w'umugabo, kuko niwe muntu maze nk'imyaka 5 ntaririra umuntu witabye Imana. Ariko numvishe inkuru y'umwana, gusa ndashima Imana, ubu ndumva nkomeye. Namwe mukomere kandi twihangane. Imana yamukunze kuturusha, ntabwo yatwanze kugira ngo imuhamagare, ahubwo Imana nayo nasanze ikunda ibyiza, kuko ntabwo yamuduha nayo ibikeneye abeza, izagira intore zabo mu ijuru. Imana imuruko ridashira, kandi turamukunda, tuzakomeza tumukunde. Murakoze. Nanjye nitwa Sonia. Icyo njye nabasha kuvuga kuri Benita, twarabanye mu stage yose yakoze, njye wamuhuguye mu mahugurwa y'amezi 6 yakoze muri company. Benita sinzibagirwa umunsi twaricaye, ndamubaza se Benita, ukubona company ni iki kintu twahindura, ni iki twakora? Arambwira ati reka tuzakore umuryango w'abakobwa gusa muri company, tujye tubasha kwikemura ibibazo, dufasha abandi byose kugira ngo tube abakobwa bahamye. Ndambwira nuko nta kibazo, ubwo tugiye gushinga umuryango. Twashinze groupe y'abakobwa 9 ko dukorana twese, niwe wari admin wacu. Twajyaga duhura buri wa gatanu kenshi, akatubwira ati gutya na gutya communication yacu iri hasi, mureke twizamuye duciye muri ubu buryo. Nyine umva niwe watugiraga inama, nubwo ari njye mukuru muri bo, reka mbivuge gutyo. Ku munsi wo kwa gatatu bijya kugenda kuriya, yaramagaye mu gitondo, arambwira ati Sonia, uri mukuru wanjye, nkufata nka mama, kuko twajyaga tuvugana byinshi. Urumva umuntu maranye imyaka 2 umuhugura, muba mwararenze ku rwego rwo kuba umwarimu n'umwana, mwaramaze kuba family. Ndambwiye se wabaye iki, byagenze gute? Arambwira ngo jya ku ruhande tuvugane. Njya ku ruhande, mva muri office ndasohoka. Arambwira ati ndashaka amafaranga. Ndambwira se ko bidasanzwe, bimeze bite? Aranzumbwira ikibazo afite, ndacyumva.
kuko twari dufite abanyeshuri bari muri stage kandi tugomba kubaha serivisi. Ndamubwira nti wowe iki kibazo ufite amafaranga ndayaguha ube hafi ukomeze umamagare nta kibazo. Bimaze kuba nka saa 8 gutyo saa 9 yari ari kumwe n'uyu arambwira ati rero ngiye gufata moto atari ko ya mafaranga ntago yashyizeho yamwe. Ndamubwira nti ntuzi ko nabyibagiwe, ntumara gufata umumotari umbwire ngo w'amafaranga nta kibazo ndaba nkibyibuka. Ati yego. Amaze gutandukana n'uyu arampamagara ati noneho ngeze ku mumotari ima y'amafaranga dore ndakererewe. Yari afite gahunda sinzi aho yaragiye ariko yavugaga ko afite ikibazo hano mu rugo. Ndabyumva ndamubwira nti ntireba message amafaranga nayaguhaye, ubwo nugera mu rugo umvugishe tuvugane ubwo umbwire uko bimeze. Ati nta kibazo. Namaze kuyamuha numva umutima uranshitse ndavuga se ibintu ntago bisanzwe bimbaho. Hashize iminota nka 30 ishyika kuri 40 nubwo namuhamagaye umuntu arambwira ati mba turi kujya kwa muganga tugize impanuka, Benita akoze impanuka ikomeye cyane ndakuvugisha. Ntiyewe nikadusenge nta kibazo. Ubwo mpitampamagara boss ndamubwira ni Benita yagize ikibazo akoze impanuka dukomeze dusenge mbwira n'uyu. Bigeze nka saa 9 z'ijoro nibwo batubwiye kuryo byagenze. Ariko mwabavandimwe mwe mwanshuti mwe uyu mwana mana bajyaga bamfata nka mama wabo, yajyaga mfata nk'inshuti ye, sinzi na n'ubu ntago nge ndabyiyumvisha. Ndi kumva nyine ndi mu nzozi menya hari wenda hari umuntu uri buntushe nkakanguka ntago mbizi. Gusa mwababyeyi mwe mwabanyeshuri mwe mwarubyiruko rwese muri hano mana yanjye ntago nzi ko navuga Benita nabivuga bugacya bukira bikarangira. Icyo navuga rero dukomere Uwiteka dukomeze. Ndikumva ari byo ngibyo navuga, komeze kwihangana. Mwiriwe neza. Yego amazina yanjye nitwa Isaie Niyonsaba. Rero ndi umwe mu bakoranye na Benita cyane cyane hano ku ishami rya Rubavu. Nkaba kandi nari umuyobozi we. Mu magambo make Benita yari umwana mwiza kandi wumva, yari umukozi mwiza w'intangarugero, kuko nanjye nigeze njya kubahuguraho i Musanze mu babahuguye. Ubonaga ko afite ubushake bwo kwiga kandi no kumenya, ari nayo mpamvu twamugiriye icyizere akaba umukozi umwe natwe kandi akaba yarakoze neza. Ku munsi wo kuwa gatatu twari twiriranywe n'ibyo twari twiriranywe mu kazi turi gusinya amarogbook y'abanyeshuri bari bagiye gusubira ku ishuri hamwe n'uyu mugenzi wanjye. Twagezeho barananirwa cyane ndababwira nti nibitahire ibisigaye ndi buzisinye ndi bubikora ibisigaye. Benita akajya avuga ngo ntabwo twagusiga ahangaha kuko akazi uri gukora karakomeye kandi karagoye. Niyo jambo yagumaga ambwira ati nimutahe nta kibazo ndi bubikore kandi birarangira. Arabyanga aravuga ngo ntabwo tugusiga hano, mfata umwanzuro ndavuga nti okereka dusinye izabagiye kugenda, izisigara tuzazisinya twitonze. Ubwo turasinya izo ngizo zabari bagiye kugenda birangiye. Ndavuga nti rero murabona ko n'amasaha akuze kadutahe. Gusa uwo munsi twari twiriwe dutera story duseka twishimye cyane, ari nacyo kigenda kigaruka mu maso yanjye. Ishusho y'uwo munsi ntabwo nshobora kwibagirwa, ari nacyo kigenda kitubabaza ariko ku rundi ruhande nabwo bikadukomeza. Uwo munsi rero uyu nguyu impamvu agize ikibazo gikomeye nuko yibutse story twiriwe dutera umunsi wose, kuko twari turi kumwe nawe kandi twari turi kumwe bombi nibo twirirana uko ari babiri. Ubwo nanjye wa gatatu
rero biba bigoye kandi binakomeye kugira icyo umuntu yavuga by'umwihariko kuri uyu mwana wacu Benita. Yari umukozi mwiza w'intangarugero kandi wubaha wumva rwose ku buryo natwe twagize icyuho gikomeye, yaba muri kampani yaba mu mitima yacu. Natwe ntabwo bidushimishije habe na gatoya, twese turababaye, ariko gusa twizera ko tuzongera guhura ku gitondo cy'umuzuko hamwe n'abandi mwese. Rero duteraniye aha ni ugukomera kuko ni ibiba bitoroshye, ariko turemera ko n'Imana ikora icyo ishaka kandi mu gihe cyayo. Ndumva rero ari byo navuga. Abari hano twese rero dukomere, Imana nawe imuhe iruhuko ridashira, n'umwana twakundaga cyane. Abakoze abakoranaga nawe, reka dusabe David na Norbert, twabashatse mbere twababona, kabigira no hafi, noneho umwanya bakoreshe neza. David na Norbert. Igihe batari baza, reka tumusabe mama yize yigire hano hafi atugezeho ubuhamya yateguye. Mwiriwe neza. Benita kumuvuga biragoye, ariko mureke mbabwire ikintu cyambabaje kurusha ibindi byose. Uzi umuntu kugwa mu muhanda agatabaza akabura umutabara mu muhanda, none ko mugira staff mukagira abayobozi. Benita ko yapfuye koko tugifite abandi bana n'abaturanyi n'abavandimwe, mwaza kora ubuvugizi byibura bakajya baza gupima, ariko byibura umuntu yageze kwa muganga. Umubyeyi umwe mugangakazi yaranshubije ati mubyeyi twarabivuze ariko byarananiranye. Ariko muke mbabwire, akuzi gupfa umuntu atabaza yabuze umutabara n'akaga. Benita aragukundaga mukobwa wanjye. Ibyo Murisa yavuze ajyaga ambwira ati shanga nuko azapfa ntaye nakora ubukwe, atuzantumurire papa azatumira abatare nawe utumira abacyaba. Hayiga Benita, kamubwira Benita ndi gukura mwana wanjye ntabwo nkiri muto, atari ko ntabwo uzageze icyo gihe warashaje terega ni vuba. Ariko mureke mbabwire ndababaye Benita, Imana izagutuza heza mukobwa wanjye. Murakoze. Urakoze kandi nawe wihangane. Kadusabe David na Norbert bigirana imbere, nibasoza harakurikiraho Bea. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Iranzi David. Njye na Benita turi inshuti. Benita ntago tumaze igihe kinini tuziranye. Twamenyanye ubwo aba ba Global bazaga kuri nkorera kuri Hangab ya Rubavu, niho nkorera, ni naho twahuriye. Rero twamenyanye mu gihe bo bazaga gusaba platform yo bakoreshaho stage. Kampani yacu njye na mugenzi wanjye yasaga nkaho ariyo iri in charge ya Hangab Rubavu. Rero twabaga nkaho ari twebwe basaba, usibye ko n'ubundi hari aho twaripotingaga, ariko ni twebwe twabaga turi responsable aho ngaho. Muri icyo gihe twamenyanye, navuga ko twahuzwaga n'akazi
kavuga wenda dufite abanyeshuri bangahe batanu bangahe turabona aho tubashyira turabona intebe ari cyo cyonyine kiduhuje ariko mu matariki 25 z'ukwa kane nibwo twatangiye kumenyana hari message yari yaranyohereje ndamubaza ese buri message ntago ujye uyisoma iyo message ni yari devi nakoze y'ibyo kurya Benita ntago twari tuzanye icyo gihe nasabye mugenzi wanjye ngo ayimfotorere kubera ko hari fete nari ndi gutegura nasabye mugenzi wanjye ngo ayimfotorere urumva ni ikintu kinavuga kiri anijo ku bastranger niwe ko navuga ngewe na Benita twari tuziranye cyane ndamubaza si buriya ntago ujye usoma ibi bintu ukavuga ntabwo nzi guhaha wenda nagira ngo umushotore ndebe niba dushobora kuba inshuti arambwira ngo nge ntago nayisomye yari umukobwa ukunda navuga ko yubahaga privacy y'umuntu ubwigenge bw'umuntu yarabumurekeraga so rero bodohera ngo tuganira birakura tukajya duhurira kuri hub tukaganira mbona n'umukobwa nyine ufungutse mu mutwe Benita navuga ko uburyo nge nahuye na Benita ni uburyo muramo n'abantu basanzwe ariko navuga urukundo nge nakunze Benita nuko umuntu adashobora kubibona ariko rwari urukundo nyine rw'umuntu utayi buzahagume Benita kumwiyumvamo kuriya ni ibintu byabaye bishya kuri ngewe kubera ko navuga ko ari we mukobwa niyumvisemo kuriya ntabwo kuvuga wenda abajene murabyumva byo kuvuga ngo aba girlfriend n'aba boyfriend inshuti bisanzwe ariko nkamwiyumvamo ko niyumvamo mugenzi wanjye tumaranye ibyumweru bigera muri 4 gusa nyine byari ikimenyetso kuri nubwo nabaye impumyi simbibone byari ikimenyetso ko adashobora kugumana nanjye twakomeje kuba inshuti nyuma naje kumutumira ahantu tujyana gusenga tugera gusenga niriye epfo tujyana gusenga ijambo ry'Imana twize babazaga abakristo ngo kuki ndiho ngiye ndibwira ngewe muri ngewe ko Imana yateguye Benita barabazaga ngo kuki ndiho ntago nagize amahirwe yo kumubaza feedback y'icyo gisubizo ariko we ubwe yatashye yishimye ariko mbwira ngo ni byiza yabikunze ariko nizeye Imana kandi nizeye ko yagize umwanya wo gutekereza kandi Imana yasubije ikibazo kubera ko ndibwira ko twese turi hano umuntu wese ushobora gukuriye ishusho ya Benita mu mutwe we visage ashobora ko umuntu ari guseka sinzi niba ari ngewe ngenyine ariko ngewe ndi kumubona ari umukobwa uri guseka ari kurya inzara nta kindi kintu ndi kubona mu mutwe wanjye Benita rero uriya munsi yatashyeho twari turi mu kazi muri CNC mushobora kuba mutazi iyo mashini ni imashini iba muri hub ariho turi we n'uyu mukobwa uyu nguyu ugize ikibazo baza kudusuhuzanya na mugenzi wanjye ariko reaction twari dufite n'ubundi ntago yari isanzwe twaramugumanye twanga ko agenda ari kuvuga ariko ngo nshaka kugenda n'uyu mushito akamubuze ngo reka tugume hano akanya gatoya ariko wagahatiriza ati nshaka kugenda kandi koko buri yarashaka kugenda so tukangena mugenzi wanjye tunafunga umuryango ye ngo ntagende ngo adusige ariko we aranga aratsemba aravuga ngo ngiye nshaka gutaha bo yashaka gutaha ndumva ubwo buhamye tufite twese twari turi mu kazi twari dufite akazi kihutirwa cyane Antibeya araduhamagara Kate niwe waduhamagaye atubwira ko Benita akoze impanuka hari nka 12:00 tubwira ko Benita akoze impanuka twumva ari ibintu bisanzwe impanuka mbo ntababeshingiye ntago numva ko byaba bene aka kageni numvaga ari ibintu bisanzwe twanabwiye Beya ko turi buze kumureba nituva mu kazi ariko twaramurebye nibyo ariko ko twashaka kumureba ntago ariko twamubonye ikindi twahawe iyo nkuru nyuma Antibeya yaraduhamagaye akimara kumpamagara twese dushaka nimero za Jiglar ngo tumubwire niba yabimenye dusanga yabimenye hanyuma noneho Jiglar atubwira tuvugisha bari ku bitaro turabavugisha duhamagara Antibeya turamuhamagara atubwira ngo yakoze impanuka tumubaza niwe iri grave aratubwira ngo iri grave atubwira ngo iri grave nibwo natwe nakwita ko twashyize ubwenge ku gihe twumva bikomeye twakomeje gukora tuvuge tugire vuba tugende tumurebe ariko ako kanya ntadace nk'iminota ingahe Antibeya yaraduhamagaye ni ngewe yahamagaye nkibona iyo telefone umutima wanjye warakutse
kubona umuntu uri ku bitaro aba afite stress ariko arampamagaye numvishe ntari gusiporta ko kwitaba iyo telefone ndamufata ndamwitaba numva ari kurira mpita menya ibyabaye immediately twese tuva mu kazi tujya ku bitaro nasanzeyo nyina wabo uyu uvuye hano musangayo nta bantu benshi bari bahageze musangayo ubumeze nk'umuntu niba nabyita ukangutse cyangwa ubwonko yabusize hehe umuntu mwari kumwe mu kanya gashize ni ibintu bidashobora gukwira mu mutwe wa buri muntu ndibwira ngewe kumubona aryamye ari kunyeganyega nasabye umuntu wari hafi aho ngaho musaba ko mureba mvana agatambara mu maso mbona noneho ntabwo ari guseka ndavuga menya ibintu byahindutse mbona atari guseka ariko uko yagaragaye yari navuga ko yitwa Uwamahoro yari afite amahoro atuje asa neza afite sante uruhu rutoshye mbona nyine ibintu birahindutse mba nk'umuntu usinze mba nk'umuntu utazi ibintu ndimo mba nsohotse so nifuzaga kubwira wenda mama wa Benita ashobora kuba ataranzi ariko ngenda muzi kubera ko Benita twaraganiraga cyane muri icyo gihe kitangana nk'amezi 2 tumaze tuziranye ni umuntu twaganiraga urabona umukobwa n'umuhungu hari barriers zibaho nyine murabyumva ariko we uburyo yanyirekuriraga uburyo yamfungukiraga nyine ni ikimenyetso cy'umuntu ntari buzagumane so rero byinshi twagiye tuvugana iby'ubukobwa bwe iby'ubusore bwanjye twagiye tuvugana ni ibintu ntazi ko hari indi muntu ku isi ushobora kubimpereza so rero ndashima cyane ko ndashima ababyeyi ba Benita kubona barareze iyi mpano Imana yahaye isi nyine Imana yahaye impano by'umwihariko ngewe yampaye impano mu buzima bwanjye y'umukobwa uteye gutya nabonye kalite muri Benita nta wundi mukobwa tuziranye nziranye n'abantu benshi pe ariko nta muntu n'umwe nzi umeze nka Benita buri muntu wese afite umwihariko we ariko umwihariko wa Benita navuga ko wanyuze umutima wanjye ariko ubwo buryohe Imana yabunyatse ntabwo yashatse ko mbugumana soro ndashaka gusoza mbasaba kwihangana nubwo numva atari ikintu umuntu yakavuze mu iki gihe sinzi n'ukuntu nabwira umuntu ngo yihangane sinzi ukuntu umuntu ashobora kubivuga ariko baravuga ngo nyine inzira ntabwo ibwira umugenzi twebwe twari dufite icyizere ko ejo tudashobora kumubona akiva mu kazi turi kumuhatiriza gusigara ariko nyine byagenze uko byagenze sero mukomere sinzi icyo narenza kuvuga ngo mukomere kubera ko nanjye ntago nkomeye niko niba ariko navuga ntago nkomeye kubera ko mbuze umukobwa wari ufite indangagaciro sinzi uko nabivuga nta muntu nzi umeze nka Benita pe sero ndashimira Imana yahaye Benita wenda gusogongera ku buginga bwanjye niba ariko navuga hanyuma we agashobora kunyakira kandi noneho akagwa neza nta ntote yavuga wenda afite imico mibi runaka akanyakira ukwaye n'umukobwa wari sage rero ndashima cyane ibi bintu nubwo bitarambye ariko byabaye bito ariko narabisogongeye murakoze amazina yanjye nitwa Norbert Murenzi Benita yari inshuti yanjye nk'uko mugenzi wanjye yabivuze bwa mbere tumenyana n'ubundi byari kuri hub aho twakoraga ko yaje ahadusanga ntago twari tuziranye ni igihe gitoya twari tumaranye ariko muri icyo gihe gitoya habayemo byinshi ntekereza ko ntazigera nibagirwa ndabyibuka bwa mbere tuvugana yaramamagaye yari muri weekend kuko yari umuntu ukunda akazi yari umuntu ubona ko nta bunebwe muri we yagiraga muri weekend yarampamagaye nk'uko mugenzi wanjye yavuze ko company dukoramo iri in charge ni ukuvuga ngo imeze nk'aho ari iri gukontorora hub kandi twese niho twakoreraga so rero yarampamagaye ambwira ko hari umubyeyi
wamusabye kuba yaza akareba aho umwana we azajya akorera stage, kandi urumva muri weekend ntago dukora. Ambwira ko naza nkafungura akereka umubyeyi aho stage z'umwana we cyangwa stage y'umwana we izajya ibera. Numva nta kibazo, nari ndi mu rugo n'ubundi ntacyo ndi gukora, kuruhuka. Ndamanuka musanga kuri hub, yari yahageze kare. Mu gihe rero twari dutegereje uwo mubyeyi ko yaraturutse kure, nicyo gihe twatangiye kuganira. Ntabwo twavuganye ibintu byinshi, byari ibintu bisanzwe icyo gihe, ariko nyuma yaho nibwo twabaye inshuti cyane, kubera ko nagize ibyago mfisha grand frère. Byari ibintu bitunguranye n'abantu benshi ntabwo babimenye, ariko we yarahageze ku kiriyo, yarahageze. Hari inshuti zanjye nyinshi twari tumaranye igihe zitahageze kubera ko ari ibintu byari bitunguranye, birumvikana, ariko we yabashije kuhagera. Mugenzi wanjye yavuze ko bajyanye gusenga, bava gusenga bahise baza bajya mu kiriyo cya grand frère. Aho ngaho niho natangiye kubona ko Benita yavamo inshuti nziza. Twaganira icyo gihe, turaganira cyane. Yari umukobwa ufite ubwenge, sinzi ko biri ahantu hake kubona ku myaka ye mikeya afite ishyaka ryo gukora, afite urukundo nk'urwo yari afite. Ibyo byankozeho kubera ko wenda ku bantu bamuzi, ku ruhande rwanjye nabonye afite umwuka mwiza utuma abantu bumva, abantu bamugaragiye bakumva bamerewe neza, atari wa muntu muba muri kumwe ukumva uramwishisha. We wumva uri kumwe nawe ukumva ko ushobora gufunguka. So icyo gihe rero tuva ku kiriyo cya grand frère, yari twagiye tuganira, tugenda gake gake mu muhanda. Ku mugoroba tumugeza hano mu rugo, urumva yari asa nk'uhatinze. Turavuga rero reka dufate izo nshingano tumugeze mu rugo, tumenye ko ahageze amahoro. So guhera icyo gihe twatangiye kuba inshuti, tukavugana nk'abantu bakorana, bahorana buri munsi. Umunsi rero twakiriyeho inkuru mbi, ntabwo ndi buze gusubiramo ibyo mugenzi wanjye yavuze ko n'undi twari turi kumwe, ahubwo hari ibyo atavuze wenda agiraga ngo ni nko kwikomeza. Ariko yakira telefone, ntabwo ubwa mbere yakiriye telefone bamubwira ko n'ubundi akoze impanuka, twumva ni ibintu bisanzwe, ko ntabwo twabyakira, ntabwo twabikururaga, ntabwo ari ibintu byahise bituza mu mutwe ko ashobora kugenda vuba by'aka kanya. Ariko twumvisha ari ibintu bisanzwe, turakomeza turakora, turavuga turajya kumureba nyuma rero noneho nibwo Antibeya n'undi yahamagaye David yakira telefone. Ubwo n'ubundi twari turi gukora, yakira telefone bamubwira inkuru, ntabwo yabashije kwifata, yahise ata telefone hasi. Ndavuga bigenze bite, ahita yifata mu mutwe aravuga ati Yesu we, Benita arapfuye. Numvise nyimara kubyumva bwa mbere numvise ari gukina, ariko murebye ni umuntu dukunda gukina brage cyane, ariko murebye mu maso, murebye uko yari ameze, ntabwo byari imikino. Inkuru yari imamo, ariko njye numvise umutwe uremera, hazamo ibintu byinshi. Ntekereza ukuntu mu kanya twari turi kumwe tumubuza gutaha ngo dutahane, mbere twumva n'inkuru y'uko yakoze impanuka, twumvaga turi buze kujya kumureba kwa muganga, ari ibintu byoroshye, tukamubwira ati, tukamusereza, tukamubwira ati
wanze ko dutahana none dore wakoze impanuka twumva nyine ari ibintu biri bute bimera neza ntabwo twabyakiraga ko biri buze kugenda kuriya nyuma rero twumva iyo nkuru mbi twese tureka ibyo turimo tujya kwa muganga uyu mugenzi we wakoze wagize ikibazo hano twageze kwa muganga ndavuga rero reka tugende tumurebe twabanje kugira iki kuko niwe waduhamagaye bwa mbere atubwira ko yakoze impanuka Benita turatekereza yari inshuti ye cyane kuturusha kubera ko bari bamaranye igihe dutekereza uburyo turi mu mbwiriye inkuru twumva ntago turi kubishyikira yari n'umuntu tumaranye igihe gitoya ntago twari tuzi gukomera kwe uko kungana twahisemo rero kujya kumureba iwabo tumubwira ko impanuka iri grave yaza kumureba ku bitaro ngira ngo ababyeyi be bari babanje kubigiraho ikibazo ko bwari bumaze kwira tujya kumureba iwabo kugira ngo iwabo bamuduhe cyo babwira nuko byagenze watari kubyumva tumubwira ko Benita yapfuye ansengera ngo nzagere kure heza Imana yo mu ijuru ikumpere imigisha myinshi ntacyo nabona nakwitura nk'umubyeyi mwiza gusa rurema wenyine utanga ubugingo n'ubuzima bwiza n'ibyishimo abikumpere ndagukunda cyane ashyiraho za nyinshi udutanga rukuta nyina rero nawe yaramusubije ngo arakoze mwana wanjye kumbera umwana mwiza w'ikinyabupfura ukunda abandi kuva wakura sinigeze mbona ikibi cyawe kugeza ubu ngubu witahiye Imana igutuze aheza kandi iguhe iruhuko ridashira nizeye neza ko ugiye mu ijuru nanjye nzaharanira kurikorera kugira ngo mu gitondo cy'umuzuko nzakubona imfura yanjye ndagukunda bayi mu by'ukuri Benite mu minsi ye ya nyuma yaciye amarenga agiye kugenda ababashije kuvugana nawe cyangwa se bari hafi ye babizi cyane yakoze geste nyinshi zigaragaza ko atakirambye muri iyi si y'abazima Benita turaha turi kumusezera ku munsi ntabwo tuzongera kugira amahirwe yo kumubona ni agahinda gakomeye ariko nshimira Imana ko mu cyanya yiyegeje Imana nabyo ndashikanya ko ijoro azaribona tuharanire kugira ngo natwe tuzatere intambwe nk'iyo teye tuzabone Benita nakoze wihangane kandi ukomere kwakira Bea kuko yabisabye aravuga yicaye abentege keya ubwo bari ku ikoranabuhanga barerekeza hariya ku mazina nitwa Ingabire Beatrice nkaba ndi nyirasenge wa Benita
ariko ntabwo nari nyirasenge kuko Benita twatangiye kubona akiri muto nanjye ndi muto turakurana ni byinshi namuvuga ntabwo ndi buvuge byinshi ariko njyewe ijambo nyamukuru nshaka kuvuga ni uguhumuriza abantu bose bari hano ndakomeye twarakuranye dufitanye amateka byageza narambwira sinzongera kwita shanga tumaze kungana uri beya kandi nta n'amezi abiri ashize abimbwiye Benita yitabye Imana kwa gatatu noneho kwa mbere yarambwiye kubera ko aho nsengera tujya gusenga kwa kabiri kwa mbere arabimatiriza pe ngo beya ngo be twitaraga beya Benita ngo be ngo kwa kabiri turajyana gusenga mpita si turajyana gusenga gute utaha saa 10 saa 11 kandi njyewe dutangira saa 9 kandi urabizi sinkunda gukererwa ngo hoya ndashaka umuntu usigarira mu kazi inze tujyane ako saa 7 ndaba ngeze hano uko yakabivuze saa 7 n'igice yarageze hano arahagera arambwira ngo mbe hanze hari ikizuba ese turagera amajengo n'amaguru nanjye mitangira afite 900 kuri telefone gusa ariko Dani ni umwana wa mama Moise grand sœur Dani arahari genda umuterete akwishurire moto turataha n'amaguru aragenda bibyira Dani agiye kumuha 500 ndamubwira Bene bibagiye ko essence zazamutse aguhe 600 Benita turatega turagenda tujya gusenga ubwo mwabibonye uyu mwana wanjye njyamwita ngo ni Isakame yanjye nta muntu ajya yemera mbese ni njyewe na mama n'umukuzine wita Konso noneho mitambira Beni tugiye gukererwa mfatira Naila umukarabye nanjye njye muri douche atambira se iyi nshinzi yacu iranyemera ukuntu yafashe Naila ntiyigiza navuga nta muntu ajya yemera uko mwabibonye ni Isakame yanjye Benita aramufata Naila araceceka Benita aramwoza aramwambika Naila araceceka kuko sinzi kumwe no gufite babiri sinzi guye kumwana ku mugongo Benita amushyira ku mugongo none turatanga turaserezanye se Naila yabaye iki kwa kwemeye noneho ntitwamenye ibyo ari byo turagenda tujya gusenga noneho iyo bigeze nka saa 1 n'igice igihe cyo gusirimba kiba gitangiye Benita yari munini cyane Benita yajya gusirimba twari twica presentation arahaguruka ngo nitwa Mahoro Benita nsanzwe nsengera mu Adventiste ariko ni shangazi wa Ndaritse batambya muhoberane ariko mu guhoberana Benita ntabwo yigiza ndeba mu maso turahoberana gutya ahita yicara igihe cyo gusirimba kigeze Benita yarasirimbye pe umubiri Benita yarafite na courage yarafite pastor wacu sinzi niba yageze hano kuko nahise mumwibutsa ukuntu Benita ari gusirimba ari n'umushitsi Benita yarasirimbye arasirimba noneho urumva umwana ni Isakame njye mba nicaye akaza akambira ngo tugende mutangira Isakame urayiyobewe agatambira ngo agatayigira gutya amaboko ngo humura mwese ndi kubasirimbira akongera agasubirayo akajya gusirimba twitahira n'amaguru hari umwana uherutse gupfa hano mwaramwumvise mwese ngo niba ari umusheri we wamwishe dusohotse turugenda Benita akavuga ngo sinzi impamvu mu Rwanda batagikurikirana ibintu ngo reba ukuntu Samantha yapfuye ubwo byahise birangirira aho ngaho ntibigeze babikurikirana mitavuga no se niwamwishe ko ari we wamwishe ntago bambe nawe yahise yiyahura nta kundi Benita turaza tugeze hano dufite agasysteme ko kugura ji mama aratwarurira mama amaze gutwarurira Benita sinzi umuntu bavuganaga kuri telefone itambira begenza ni akaji twinywere turaryama mu gitondo arabyuka aransezera no mu kunsezera irembo umupira w'ukuntu arambira ngo be mwirirwe mama arambaza ndugusuje ndambira ntawe ni Benita unsezeye ariko Benita afite message nyinshi yaradusezeye nuko tutabimenye hari message yahaye papa we nuko byandi byo guhindura telefone nanjye hari yampaye abantu bakambaza se ni Benita koko Benita yaradusezeye nuko tutabimenye yari kuri anniversaire ya papa we
aramwandikira ni mu gifaransa wenda abandi barasobanurira abandi. Joyeux anniversaire papa. Je suis reconnaissante envers Dieu de m'avoir donné un père courageux, intelligent, responsable et merveilleux comme toi. Je te remercie pour l'intelligence, le courage, l'amour et toutes les bonnes qualités que j'ai héritées de toi. Tu as été un excellent père malgré tes nombreuses responsabilités. Tu as toujours fait de moi ta priorité. Être ton enfant unique me rappelle que je dois travailler dur pour te rendre fier et heureux comme tu le fais pour moi. Je te remercie pour ton soutien dans tout ce que je fais. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui me soutient plus que toi. À ce bon jour qui est le sien, je te souhaite une joie sans fin, d'une bénédiction, et je te souhaite de vivre encore très longtemps. Je t'aime tellement papa. Nubwo Benita ari nyirasenge ariko ndi imfura ya Ngabo ndahari. Urabizi ko ndi imfura yawe, Ngabo yarandeze, Ngabo ndahari. Benita aradusize ariko urabizi ko ndi imfura yawe. Komera cyane mwana wa data, mwana wa mama. Benita ni inshuti magara, urabizi ya twese. Benita ari wa mwana, noneho niba ari ukunda nka mukuru we, nuko ndi nyirasenge. Benita arafite projet, twa duhagaze hano. Benita aravuga ngo ngo ndi kwiga cyane, ariko intego yanjye iri gutuma niga no kugira nigishe Ariela na Mugisha. Ariela ni imfura yanjye, Mugisha akaba musaza we kwa mama. Yayo ntego ye, ariko wenda n'ubuhanuzi ntabwo tubizi. Ngabo komera cyane, ndahari. Ibyo Benita yagusezeranyije ni ubuhanuzi, niko tutabimenye. Iyi message ni yo wayibahaye, ntabwo mwari mubizi. Noneho nanjye ndahagaze, ibi Benita avuze nanjye ngomba gukora cyane kubera wowe. Humura, ndi kumwe nawe, urakoze. Bayinjiramo cyane no gusenga. Ndavuga ni byiza. Niba ari gusenga rero uzirinde kujyayo, kuko ntuzabikorera agakungu. Ushobora kujya gusenga kuko nabonye inshuti yanjye yagiyeyo, kuko nabonye wenda groupe yagenewe iri iby'Imana n'ibindi. Nuhitamo club ushaka, c'est facile kubihindura, ariko niba uhisemo gusenga uzabigiye mu bikurimo. Ntukazagiyeho kubera ko wapfuye nyine guherekeza abandi, kuko birasaba concentration, birasaba relation n'Imana, kandi by'umwihariko wowe n'Imana, atari bya rusange nko tujya gusenga mu kiliziya cyangwa mu nsengero n'amatorero atandukanye. Arambwira bindimo papa, ndabikora. Ndavuga merci cyane. Ikindi kunungura cyane muri byo n'icyatumye nyine ngira n'imbaraga cyane, ni ukubona nyine Imana yamuteguye uwo munsi nyine wa kabiri yirasenga, wa gatatu agahita yitaba Imana. Kuri njyewe nahise mbona ko Imana ari ifite gahunda kuri we. Icyo kintu kikabwira ko nubwo tumutakaje, kuri twe gito ko ari igihombo, ariko ku Mana ntabwo ari igihombo, ni inyungu kuri yo. Afite wamwakiriye neza. Kimwe n'ukuntu yaje akiza, twarishimiye kumubona nk'umwana wacu. Rwara handi batakaje, mbere yuko akiri mu nda wenda iriya baratakaje, hano ku isi turamwakira nk'umwana wacu. Ariko ubu kuba agiye twe turatakaje, ariko Imana ntabwo itakaje, niko njyewe nabimubonyemo.
gusa ndabishimira Imana cyane kuba yaranankomeje kugeza isaha nkaba nkibasha kuba navuga imbere yanyu. Rero icyo navuga kuri Benita, yari umwana pe, navuga ko ari igitangaza. Si uko ari umwana wanjye, ariko yambere igitangaza mu bitangaza Imana yagiye inyereka inampereza kuri iyi si, ku buryo kugira ngo nzabyibagirwe bizangora. Ni umwana nabanye nawe ukiri muto, ukajya ubona uko evolution y'umwana igenda izamuka. Yari umwana wamaraga stress. Muzi ko twenshi ababyeyi iyo turiwe mu mihangayiko y'isi hari ukuntu umutwe nyine uzenguruka, ariko munafashaga kubona nasubiza ubwenge ku gihe Benita yari arimo akiri akana gato, azamuka kurinda arangije primaire. Ageze muri secondaire nibwo namubwiye ngo aho agiye ntabwo nzongera kubana nawe, kuko akenshi azaba muri internat, ariko njyewe ndi mu bundi buzima busanzwe. Namubwira aho ugiye ntabwo tuzabana, ariko uzamenye ubuzima bwawe ko bumeze nk'igi. Namuha example y'iyogi, namubwira irigi uri rekuye rirasandara rikameneka, ariko nta buryo wariteranya nanone. Wowe uzagende iyo uzaburi, sinkene kugukurikirana, sinkene kwinjira mu buzima bwawe, sinkene kumenya uko wiriwe uko waraye, gusa nzi ko ugomba kumenya ko wowe hari akantu ukoze kabi gafite effect kuri wowe uyu munsi n'ejo hawe hazaza. Rero uzabe responsable, uzabe umuntu mukuru nubwo imyaka ikiri mitoya. Yaranyumviye, aragenda arakura, ntabwo nigeze mbona dosiye ku ishuri. Ngira n'amahirwe hari umubyeyi w'umu-animatrice Cyanzayire, naragenda musiga mu maboko ye. Navuga njyewe simari, akenshi simboneka, wenda n'ababyeyi be ntabwo bazaboneka bose. Umuntu wese doke entourage yanjye, famille ndavuga muri rusange, ushobora kutaboneka, ariko no mwana namugwaye nk'umwana wawe. Umubyeyi yaramvundiye pe, aramurera. Nabyo nakora n'ikosa uzamuhane nk'uko njyewe nari kumuhana. Ntukazababarire, ntukaziteho no ku byo leta itanga wenda uburenganzira bwinshi ku bana. Ntukazatinye kumukubita inkoni nubona yakoze ikosa, nubona dore igihano gikwiriye kuri wowe, nk'uko hana umwana wawe bwite uzamuhane. Njyewe nta kintu nzavuga. Ntabwo meze nka babyeyi bashobora kuza agasanga wenda wahanye umwana akaza agasakuza kandi atazi ko ari kwica umwana we. Buryo twakuze twagiye turerwa n'ababyeyi bacu, ariko na entourage na societe nayo ikaturera mu bundi buryo. Rero ubonye ndamugusigiye uzamubere mama. Byarampundiye pe. Benita arakora, bigera igihe bamugira n'umuyobozi w'abandi banyeshuri, yamenyaga imibereho y'abanyeshuri. Biba byiza pe, biranshimisha aho nari. Donc nabaga ndi mu kazi ariko ntekanye, bitewe n'uko nzi ko Benita ari responsable. Nagiraga bari kumusura ku ishuri rimwe na rimwe, ariko uburyo tuba dufitanye communication njyewe nawe, yari umukobwa ariko ari inshuti yanjye. Kuko urabona buriya tujya abahungu, umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa habamo difference burya. Risque nyinshi azi ku bakobwa kurusha uko wagira risque uri umuhungu. Ntabwo namufashe nk'umwana, namufataga nk'inshuti kugira ngo agerageze kuba ouverte kuri njyewe, ambwira ibimubangamiye, ibimurusha, kugira ngo mbashe kuba namenya uko nakwitwara mbere ye, nte kumubangamira kandi nawe ntajya anyishisha, ajya ambwira, donc ajya yisazura kuri njyewe. Amahirwe nayagize, nigishijwe n'umukobwa w'inshuti yanjye twaje kumenyana nyuma. We yari afite ubumenyi ku burere bw'abana b'abakobwa cyane cyane. Anyumvisha uburyo barera umwana w'umukobwa uko agenda akora, ko stage zabo bakoreramo zitandukanye n'iz'abahungu. Yahise ambwira uburyo ngomba kwitwara nimbona atangiye kugira reaction runaka, nzajya menya uburyo nitwaramo, nta kujya murakarira, nta kujya mutonganya, kuko byamuhungabanya bigatuma ajya kure yanjye kurusha uko namubera papa. Yaramfashije damu ngubu yitwa Antoinette umubyeyi. Ubumenyi bwe bwangiriye akamaro ku buryo
nagiye nkurikiza buri etape bijyanye n'umwana tuba inshuti. Rero naje kugerageza kumubwira utuntu twinshi, donc twahuriraga mu bintu bitandukanye, amubwira ajye gufata section, ndamubwira uzahitamo iyihe, arambwira akeneye ubukerarugendo. Ubukerarugendo uzabishobora kubera afite umubiri, donc ni umujayante, yari umujayante, ko bisaba imbaraga iyo section, kubera ushobora kuzagera mu mashyamba abona ahantu hari imbeho, ko ushobora mwibutse hari kumavuze bakirangiza primaire bamwohereje ahantu hakonja hariya mu mutora. Sante ye ntabwo byamukuniye, bisaba ko tumugarura hano Gisenyi hari ubushuhe. Ndamubwira uzabishobora se? Aravuga ubu ngubu ndi tayari. Ntabwo hari ibintu by'ibirunga, nagiye ngera ahantu hatandukanye mu mashyamba, hari ahantu hakonja, uzabishobora, uzaresista, kuko birasaba gukora ibintu ukunze, ejo bitaza kubera umutwaro ukazaregreta nyuma. Arabwira nabihisemo mbishatse, nyavuga ubwisano. Rero icyo usabwa wowe, yari umuhanga cyane, yari umuntu ukubura ibintu buva bubi, ntabwo ari wa wundi wabwiraga kabiri, yari umwana ufatira ku kibaho, donc yafatiye ibintu mu buryo bwihuse cyane, yari umuhanga pe, ubwo buhanga ndabuzi kandi ndabushimira n'Imana. Mubwira ikintu akwiriye kumenya, niba yabihisemo afunguke mu mutwe. Iyo section ubukerarugendo bizamusaba ko ahura n'ingeri zose z'abantu, azahura n'abantu baciriritse, abantu bakuru, abantu bazi indimi zitandukanye. Ndababwira wihangane rero, kuko bo bize mu système anglophone, yaraze agafaransa kamwe twavugaga mu rugo ko kwiyaranja tu, nanga ugomba kuba nibura bilingue, ariko isi turi kujyamo isaba ko wafunguka cyane. Ibyo ku ishuri ntabwo bihagije, kimwe nuko nanjye ubu ngubu ndacyari kwiga n'ubwo ngana gutya, uzajya undeba umenye ko ntabwo nasoje amashuri, ndacyari kwiga, nzarinda apfa ndi kwiga, kuko aho isi twerekeza biragusaba kuba autonome. Iyo autonomie iza gusaba n'ibyo wibitsemo wowe, donc ugomba kuinvestisa muri wowe mbere y'uko ukurikirana ibyo ugiye kwiga ubu ngubu. Arabwira nzabigerageza, koko yarabikoze, mbona atangira gukora tumaformation tugifaransa, ariko ari wowe wenyine wiyigisha. Gukora mu example, nanjye na cyongereza twakize mu buryo bworoheje, ariko naje kukimenya bitewe nawe. Muri primaire ho igicyongereza njye ndi mu francophone, ariko kugira ngo nzashobore gukosha devoir, nzashobore kubana nawe, byansabye ingufu kugira ngo ubwanjye niyigisha icyongereza, kuko nta mwanya gusubira ku ishuri nari mfite nanone. Nabashije kumenya icyongereza, urabona ko twakoranaga ama devoir hamwe. Ufite devoir nawe yo kugira ngo umenye igifaransa, nanjye nabashije kumenya. Kubera namenye icyo gifaransa sinari koroherwa no kuba namenya icyo cyongereza wigiragamo, kandi byaranagufashije, aranyumvira. Rero naje gutungurwa n'iyo message mushiki wanjye yavuze, ni igifaransa cyanditse neza, kandi namubajije ibi ntabwo ari kutranslating, arambwira narabyandikiye papa. Ndavuga vraiment félicitations, uri umukobwa pe ufite avenir, niko namubwiye. Gusa sinamenye ko ariyo message nyuma yo gusezeraho, yayanditse yitonze, mbona amagambo yari arimo, naje kwisobanukirwa neza nyine amaze kugenda koko. Akimana ishimwe, akimara gusoza secondaire naramubwiye ugiye mu yindi etape sasa, hano ugiye donc wa addict uzuye, ntabwo turarangiza, ntabwo uraba wo watangira kaminuza, ariko ibyo uri kujyamo bigaragaza ko ugiye kuba umuntu muzima, donc ugiye kuba produit ya société, ntabwo uzongera kuba produit yanjye bwite na mama wawe cyangwa ya famille, ugiye kuba produit ya société. Iyi société tubamo rero iri compliqué, uzamenye ko uri responsable w'ibiza kubaho byose. Ibyo uzakora byose, ikintu cya mbere na mbere uzagire discipline. Niyo waba uri umuhanga gute, ko ubuhanga bugenda buzi, yaje kugira yarangije afite amanota 88 kuri diplome ye, na amanota ahagije, ni umuntu waruzi ubwenge kameme. Namubwira ushobora kuba waranujuje 100%, ubwo n'ubumenyi, ariko ntabwo ari ubwenge.
kubana n'abantu c'est différent n'ibyo wize ku ishuri. Uzabe responsable, uzagire discipline, uzabe ouverte, uzicishe bugufi umenye kwiga kuko turiga buri munsi. Uko uhuye n'umuntu uwo ari we wese agomba kugusigira isomo. Iryo somo rigenda rikubakira experience ituma ejo hagufungukira. Nagiye ngira inzira zitandukanye bajya bamfungurira amayira bitewe n'umuntu agerageje kwicisha bugufi. Hari n'ibyo nabashije kwiga ntari mwiriye kwiga, donc nkagira avantage muri make bitewe n'uko nabashije kwitwara. Rero nawe niko ugomba kumera, uzamenye umuyobozi wawe, uzamenye mukuru wawe, uzamenye n'umuntu ukiririza. Nta muntu utakwigisha, uzicishe bugufi. Umwana arankumbiye burya agerageza kuba umwana wumvira. Mu gihe mwumva temoignage z'abagenzi be bari batangiye gukorana nawe, muziho ubuhanga bwo gufata vuba. Ntabwo ari wowe n'ubwira kabiri. Namubwiraga rimwe, ubwa kabiri nkabona arakora ibyo namusabye. Ugasanga ntabwo yigeze ndemerera cyane. Kuko rero mbwira afite ibintu byinshi mu mutwe, ndarantekereza ku bintu twakora. Nkamubwira neza aho wari ugeze, bitewe n'uko amashuri yandi agoye cyane ni segonderi. Ubu tugiye gukorana, ushaka ikintu twakorana wowe nanjye. By'ubwana ubishyire ku ruhande. Ntabwo nkeneye kuba umwana wanjye, ntabwo nkeneye kuba inshuti yanjye. Ibyo twarabigezeho. Aho bisigaye, aho bigeze nako nkeneye ko umbera partenaire. Ngiye siboneka cyane hano mu Rwanda, ariko wowe urahari. Rero uzamfashe, hari akantu nashakaga kwiga, hari akantu numvaga nakora, ngerageza kukamusangizaho, arabira ni byiza. Ariko kubikora neza, uko nahari hari formation tugomba gukora. Wowe ibyo urimo nubirangiza mbere yo gutangira kaminuza, uzamfashe basi ako gaformation zakankorera. Uri umwana wanjye gushobora kunyigisha. Uzagenda ugakore, uzaza unyigishe, tuzakora ibintu bimwe ariko turi kubyumva kimwe. Aranyumvira pe, yari umwana mwiza. Nubwo Imana yemeye ko agenda atarambera partenaire, wenda mu ijoro tuzabera abapartenaire niko bibona. Yo kumuvugaho ni ibintu bigoye, ni byinshi. Nageza hari utuntu twinshi pe. Gusa ndashimira Imana yampaye imbaraga kuva umunsi wa mbere. Numva nakiriye inkuru mu matwi, ntabwo byanyoroheye. Ariko Imana yampaye imbaraga. Narakomeye kuko ndayizera. Urupfu rwe ntabwo narufashe nk'igihano, ntabwo narufashe ko Imana inyanga cyangwa nyine encourage ya Benita, ntagitwanga pe. Kandi ibyo Imana ikora imibare iba yuzuye. Yahisemo neza cyane kuturusha. Twebwe turababaye kubera ko tumubuze. Wenda byo nari ku giti cyanjye nari mutegerejeho ibindi. Ariko Imana izi ibyo yakoze. Abari hano rero nababya dukomere. Imana ntabwo irangirije akazi aho ngaho, iracyari kumukorera ibyiza, iracyari gukorera ibyiza. Turamubuza ariko Imana izakomeza kuba Imana kandi izatugirira neza n'ibirenze ibyo tuzabigeraho. Rero ndabashimira mwese kuba mwaje, kuba bakomeje kumufata, mwaje kumuherekeza neza. Imana ibamugisha byamo. Abari hano, abari kure, Imana ibamugisha kuko Imana ndi kuyibona hano. Niyo mpamvu no kubana nkomeye n'abandi dukomere. Murakoze cyane. Murakoze kandi reka tubwire n'abakomere. Ntabwo byoroshye ariko nakomere. Muri uyu mwanya tugiye guha umwigisha Rwaburindi akanya atugezeho ijambo ry'Imana. Karibu. Yesu ashimwe. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ni nziza. Mu gihe turi kurira Imana ni nziza. Mu gihe dufite ingorane izo arizo zose Imana ihora ari yayindi. Imana ntikangwa na byacitse kuko yabimenye ibi bitari byabo.
imana yacu ni nziza imenyera itangiro mu iherezo. Hari indirimbo twabanje turirimba ngo twabuze gakondo muri iyi si. Iyi si nta gakondo dufite, iyi si ni iy'ibyago, iyi si ni iy'amarira, iyi si ni iyo gusuhuza umutima. Niyo mpamvu Uwiteka Imana yacu yavuze ngo ubwo Lusiferi yamaraga kumanuka aravuga ati rero mwishime wa juru, ishime hehe, ishime wa juru, kuko Satani agukuwemo uyu mugome, ariko noneho hasi we nawe wa nyanja we mugushije iki? Mugushije ishyano, kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi. None iyo ndirimbo ngo twabuze gakondo muri iyi si, nuko ntayirimo, ahubwo tuyirimo turi iki? Turabasuhuke. Ariko ikitunezeza ni uko dufite gakondo irusha kuba nziza. Yesu ashimwe. Ndababwira ngo mu ijoro hari Imana, Imana igira neza. Hari igihe iherezo rya byose rizarangira, ibi bidutera urupfu no kubugoza amarira byose bikarangira, kuko mu ijoro hari Imana. Imana ishimwe. Ubwo rero kubwira abantu ngo nibakomere muri kino gihe, nabonye abasore nanjye bantera agahinda bavuga amarangamutima ya mugenzi wabo, ntawe bitakora ku mutima kereka utari umuntu, utari umubyeyi wabyaye, sibyo? Ariko noneho basore nkunda, muzazirikane igitabo cy'umubwiriza, igitabo cy'umubwiriza 12 muhereye ku murongo wa mbere aratubwira ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itari yaza. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, n'imyaka itaragera ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Bagiye kuza hepfo ngo kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Si ubusa yemwe, ubuto n'ubusore ni ubusa. Hari umuntu wavuze ati n'uyu muvandimwe ati naramubwiye uzarebeye kwigi, ati risa n'irikomeye ariko rituye hasi ryameneka akanya gatoya, ariko kongera kurisubiranya ntabwo bishoboka, sibyo? Ubwo noneho kandi ubuzima bwacu bumeze nk'igiho cya mu gitondo izuba riteye ryava. Hariya muri Kongo habaga igiho cyinshi kera, kuko twavutse turi abanyeshuri ariko turi nk'abashumba. Wabonesha inyana wajya kuzishabuka zibura bitewe n'igihu, ariko nyuma y'iminota 30 maze ukabona ugashaka aho cyagira ukakibura. Niko n'ubuzima bw'abantu bumeze. Ubwo rero bana bacu uje wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi twicaye aha ngaha, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire umutima. Umwanditsi rero yaravuga ngo ntitukiratane iby'ejo, sibyo? Ntitukiratane iby'ejo kuko tutazi icyo uwo munsi w'ejo uzacyana. Abana bavuze ubuhamya bavuga ati ikitubabaje ni uko twabonanye mu kanya gatoya, indi nkuru ije ikurikiyeho tunanirwa kuyakira, koko ntabwo byumvikana. Ariko noneho uwasomye ijambo ry'Imana akarikurikirana akabimenya neza, niryo humure dufite nk'abantu bazi Imana. Ni uko tuzi neza yuko mu kanya gatoya nk'ako guhumbya tumeze nk'ururabo. Ururabo ruratoha, ngo na Salomo aruzi kwambara neza akaba n'umuherwe mu b'umutunzi, ntabwo yigeze arimba nk'ururabo. Ariko nimutekereze akanya ko guhunguka nk'ururabo maze rukuma rukabifu ntongere kurubona. Niko n'ubuzima bwacu bumeze. Ariko muri cyo mabwire mugaruke ibitekerezo ababyeyi bavandimwe n'inshuti nabo uyu muryango mugaruke, ahubwo kibe icyigisho kitwereka ko muri satari wacu. Abafilipi 3:20 ngo ku bafite ibyiringiro iwacu ni mu ijuru.
aho dutegereje umukiza wacu azava. Ntekereza ubwo rero amagambo tuvuganira ubu ngiye kubabwira neza yuko uru rupfu mubona ni isezerano ku munyabyaha, ni isezerano ku munyabyaha. Impamvu ari isezerano ku munyabyaha, musomye igitabo cy'Itangiriro, umuntu amaze gucumura nuko yari yahawe isezerano avuga ngo atari yacumura, ati hano mbashyiriyeho igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, ibindi byose mwemererwa kubiryaho, ariko umunsi mwagerageje mukakiryaho, Itangiriro 2:15, umunsi mwagerageje mukakiryaho no gupfa muzapfa. Ryari isezerano, ryari isezerano. Yesu ashimwe. Ryari isezerano, ati umunsi mwakiriyeho no gupfa muzagenza gute? Ubwo ryari isezerano. Ubwo rero njya mbabazwa n'uriya mubyeyi wa mbere wabonye intumbi y'umwana we y'ubuheta. Ese ntibari bato, Adamu na Eva? Maze umwana utarwaye, ibi biranyibutsa byinshi. Nawe ntabwo yigeze arwara, ntiyarwaye giripe, nta ndwara zari zihari, ntiyarwaye malariya, ntiyarwaye ya mivuduko twibitse aha ngaha, ariko arangije impanukiza kuri mwene nyina mukuru we bakurikirana. Ako kanya aramukubita intumbi iragarama, ari we wenyine, ari babiri gusa. Mureke mbabwire, binteye kubivuga. Tuva muri Kongo tuza mu Rwanda, twaje mu ba mbere hari 1995. Abantu bihutira kujya za Kibungo iyinda amaramuko, ngo babonye imyumbati, ngo ibishyimbo, ngo biki. Turagenda, tugezeyo nanjye nari muto, mfite umwana wa kabiri w'umukobwa. Noneho umwana arwara malariya, kandi abantu baho ntabwo nari nabamenyera, sinzi n'umwe n'izina rye simuzi. Umwana yapfuye ariko wanyuma nijoro mu museke, ndi kumwe na nyina nawe, ni ubwo twari dusigaranye akana kamwe. Maze ahasigaye umwana avuye mu mwuka kuko nta wundi ndi butabaza. Nabonye umuntu nyuma y'ibyumweru 2. Maze ahasigaye nyina agiye kurira, ndamubuza, ndavuga nti ubu ngubu ugiye kurira waba utari ikigoryi? Ndakwiyamye ntundirire ku ruhande, sibyo? Ubwo rero nagize nabi, nagize amakosa, kubuza umuntu kurira no kumwica kabiri. Maze ndagenda ndahorera, nawe arahorera, tubana umwana. Mbabwire ngo kugira ngo njye gushyingura uwo mwana, namusize mu nzu na wa mwana utagihumeka, njya gushaka polisi kominari. Bajya gufata abantu ku ngufu ntakoze ibyaha, ariko mbabwiye nihuse gatoya, bamaze kumushyingura. Nyuma y'iminsi 5 nari navuyeho, nageze mu Bigogo hariya mu Gatagara. Nta sambu yari ingaruye ngo ndayifite, nta kindi cyari kirabura, ahubwo nari ngiye gushaka abantu bazampumuriza ngo nibura nzababwira akababaro kanjye ishyano nahuye naryo. Yesu ashimwe, sibyo? Naragumaniwe icyo gihe, ariko ubu ngubu ni ukuri dushatse twagarura intekerezo, tukagira umunezero, kuko niho nongeye gutekereza, ndavuga nti se Abeli ajya gupfa